Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo. Nkomeje kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2026, kandi Imana ibaha umugisha ko twabanye umwaka utambutse no mu yindi myaka. Mwambereye inshuti z'umumaro, mwambereye abagenzi beza. Nkomeje kubasabira umugisha w'Imana no gukomezwa n'imbaraga z'Imana ishobora byose, ngo Imana ibakomereze mu gakiza, Imana ibakomereze mu buntu bwayo. Nabasuhuzaga rero bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, inshuti zanjye aho muri hose, aho muri ku migabane itandukanye y'isi. Imana ibishimire, ibanezeze. Muri iki gitondo tubanje Imana hose muri byose, dukomeje kubwira Imana ngo uyu mwaka izatubere hose, ihatugerere. Dukomeje kubwira Imana ngo uyu mwaka izongere itwigaragarize, kuko abari imbere y'Uwiteka Imana hari icyo yatwemereye muri uyu mwaka. Rero icyo nakwifuriza ni uko Imana ikuzuza imbaraga nshya mu bihe byiza byo gusenga. Nakwifuriza kwaguka mu bihe byiza byo gusenga. Nakwifuriza ko Imana igira icyo ikora, nawe ukagira amashimwe mashya atarigeze abaho muri uyu mwaka wa 2026. Imana rero ikomeze ibanezeze. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tukiri imbere y'Imana, turayishimiye. Muri iki gitondo izinze ijoro izinguye amanywa, iravuze ngo baho, nawe urongeye ubayeho. Urebye kugira neza kw'Imana igukandagiza muri uyu mwaka wa 2026. Imana ihabwa icyubahiro. Nyemerera rero tuganire ku ijambo tuzaganiraho muri iki cyumweru. Nifuje ko dutangira uyu mwaka tuvuga ko gukomera kwawe nanjye bizaturuka ku mbaraga z'Imana, bizaturuka mu bihe byo gusenga, bizaturuka mu bihe byo kuzuzwa umwuka wera. Gukomera kwawe guturuka ku Mana, kuzaturuka ku mbaraga z'Imana. Ndifuza ko Imana izagukomeza, ndifuza ko Imana izakwagura, ndifuza ko uzabona Imana muri uyu mwaka, kuko gukomera kwawe guturuka ku Mana. Ntabwo guturuka ku maboko y'abana b'abantu, ntabwo guturuka ku ndimi zabo, ntabwo guturuka ahantu hose ushobora gutekereza. Gukomera kwawe guturuka ku Mana. Imana nishimwe. Hanyuma nyemerera dusome ijambo ry'Imana, igitabo ni Yobu ibice 4, umurongo wa 6. Handitse ngo iki? Handitse ngo mbese gukomera kwawe si uko wubaha Imana, kandi inzira zawe zigororotse sizo ziguhesha ibyiringiro. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana, nta muntu udashaka gukomezwa n'Imana, haba mu buzima busanzwe, kugira ubuzima bwiza, kugira amagara meza, kumva ufite sante nziza. Nta muntu utabyifuza, nta muntu utifuza gutera imbere, development mu byo ukora. Nta muntu utabyifuza, nta muntu utifuza success, kugera ku butsinzi. Nta muntu n'umwe utabyifuza. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki muri iki gitondo? Riratubwiye ngo mbese gukomera kwawe nanjye si uko twubaha Imana, si uko wubaha Imana. Ese gukomera kwawe wifuza? Ese kuba ikirangirire wifuza? Ese kugera ku bintu runaka wifuza? Wari uzi ko bigomba guturuka kuko wubaha Imana? Kuko iyo wubaha Imana, Imana iguha umugisha. Iyo wubaha Imana ntiburi kugenzereza. Iyo wubaha Imana, naho byaba byanutse, Imana iritamurura. Naho waba ufite amarira, Imana irahoza. Yewe ijambo rirakubajije muri iki gitondo ngo mbese gukomera kwawe si uko wubaha Imana? Kandi nanjye nifuza ko ukomezwa n'Uwiteka Imana Nyiringabo, ukomezwa n'amaboko y'Imana. Ndifuza ko Uwiteka gukomeza akaguhagarika ku rutare ari rwo Kristo, ukagenda wumva wemye ukomeye. Ndifuza yuko ukomezwa n'Uwiteka Imana muri uyu mwaka, Imana ikakuzuza amashimwe mashya. Imana ishimwe cyane. Ijambo rirakubwiye, rikumeneye ibanga. Iri ni ibanga.
iri ni ibanga riturutse ku Mana, iri ni ibanga umwuka wera kumeneye muri iki gitondo. Muri uyu mwaka ni ibanga uzagenderaho, ngo mbese gukomera kwawe si uko wubaha Imana, ese gukomera kwawe si uko ukizwa, ese gukomera kwawe si uko uva mu byaha, mbese gukomera kwawe si uko witandukanya n'ibibi. Imana itugiriye inama, Imana itugiriye inama, nimba ushaka gukomera guhamye, nimba ushaka gukomera mbese kudacuyuka, reka mvuge gucuyuka, ushaka gukomera gufite sitabirite muri sosiyete, mu buzima bwawe, gukomera kwawe ni uko wubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Ibindi wakora byose wasanga bimeze nk'aho ari ibipirate. Wakomera ku wa mbere, ku wa gatandatu bakaba abantu bose bakufasheho ijambo bakumwaje, ariko gukomera kwawe ni uko wubaha Imana, kandi inzira zawe zigororotse nizo ziguhesha ibyiringiro. Nugorora inzira zawe ukava mu bibi ukava mu byaha, nugorora inzira zawe ugahitamo guhora ukizwa, ugahitamo kumva witandukanyije n'ibibi, ugahitamo ko umutima wawe utagira icyo ugushinja, nuhitamo rero ugahitamo yuko inzira zawe zigororoka, ndavuga mu byo utekereza n'ibyo ugambirira gukora n'ibyo ujyamo, ugahitamo gukora ibyiza ukanga ibibi, reka nkubwire, ibyo bintu bizagutera ibyiringiro, bizagutera ibyiringiro, kandi bizatuma ukomera rwose. Uzakomerera imbere y'abakwanga, uzakomerera imbere y'abakugambiriraho ibibi, uzakomerera imbere y'abagutega iminsi, uzakomerera imbere y'ababonaga bitakubera, uzakomerera imbere yabo. Imana izakumwakura ikugirire neza. Mbese gukomera kwawe si uko wubaha Imana, icyo usabwa ni uko wubaha Imana, icyo usabwa ni uko uhindura icyerekezo wajyagamo, icyo usabwa ni uko uhitamo kubaha Imana utayibangikanya n'ibigirwamana. Imana ishimwe cyane. Imana ibaha umugisha. Mbifurije umugisha w'Imana, mbifurije kugira intego mu buzima yo kubaha Imana, Imana nayo ikabakomeza. Imana ishimwe cyane, kuko Imana ni iyacu. Imana icyubahiro cyayo reka nkubwire nta wundi bazagisangira. Niyo mpamvu Imana ari ikomeza umwana w'umuntu bikemera. Mbese gukomera kwawe si uko wubaha Imana. Imana iguha umugisha, muhaye muronke, mugendane n'Imana. Shalom shalom.